dutangiye episode ya 4 ndetse nizere ko iyi nkuru yacu iri kuba yabashimisha cyangwa se yabaryohera cyane. Ndetse ubu ngubu nanjye naryohewe. Muribuka neza ko twasize asaba ari kuba yamujyana mu rugo, ndetse Chief Wanga bodyguard wari akaba yahita aza mu idirishya ari kumviriza ibyo bari kuba bavuga. Ndetse muribuka neza ko uyu mukobwa ari hari undi mugabo yitiranya nari bita Lee Jenge, ariko twebwe ntago tumuzi ndetse ntituramubona, kuko muribuka neza no muri episode yabanje musaza wa Zirini yari ari kubwira ari ngo ntago ameze nka mukuru wiwe Lee Jenge. Muri make uwo Lee Jenge ni mukuru wa cyangwa se ni umukuru kuri Lee ahangaha. Ubwo ngubwo mu gutana ahangaha bageze mu rugo, umukobwa atangira kuba yafata umusore turashize. Ubwo umukobwa ahangaha yari yarikundiye umusore w'abandi ndetse yabonaga asa n'uwo bari baziranye mbere. Ubwo ahangaha namwe muri abantu bakuru, ubwo umukobwa yatangiye kuvuga ati n'ubundi ubuze icyo ashaka afata icyo abonye. Ati se ubundi si mukuru wiwe, ati yabyaye inyana, ati yabyaye mweru, ati niyo yabyaye muhima. Ubwo umusore niko kuba yamubwira ati yibi bintu dukomeza kuba twakora, ati ntago ndi kuba nabikunda. Ubwo umusore nawe yatangiye kuba yakipfushagiza aho ngaho. Niko kuba yamubwira ati seriko wahamye ukaba umugabo, ati ndashaka ko unyereka ubusazi bwawe. Ubwo ngubwo ari muri ako kanya ibyo ngibyo ntago yari ari kuba yabikozwa cyangwa se ntago yari ari kuba yabyumva. Ubwo umukobwa agacika intege nawe. Ubwo ngubwo ari yakomeje amubwira ati se urabona ibi bintu turi kuba twakora bibaye byanyura mu muco? Ati kandi urabizi, ati njye nawe twakoze mariage itemewe n'amategeko. Ati ni mariage yanjye nawe twishyiriyeho. Ati kandi ikindi ntago ndi Lee Jenge, ati ntukongere kunyitiranya nawe. Ati kandi nta nubwo akiriho yarapfuye. Ati ngewe ndiri ikintu cyo gomba kuba wamenya. Ubwo umukobwa yakomeje yumva amagambo umusore yari ari kumubwira aho ngaho, yumva byamucanze. Ngira ngo nkwibutse kureba neza niba waradukoreye subscribe, nuba utarayikora ube wayikora, ndetse like na comment ni ingenzi cyane. Nuba wakundiye inkuru uze kuba wayisharinga kuri bagenzi bawe. Ngo muri ako kanya nuko yakomeje kuba yakatira umukobwa. Ubwo umukobwa atangira kuba yasubiza ibihe inyuma, atangira kuba yakibuka, ndetse byari bisa naho ari kuba yatwikira umuntu ndetse utakiri mu buzima. Gusa akamubwira ati uwo muntu we yari afite inkovu. Ubwo yatangiye kuba yafungura ibishati by'imyenda yari yamubwira ati katurebe ko waba ufite inkovu ahangaha mu gatuza. Ubwo niko kuba yamurwanya amubwira ati yimbabarira nta nkovu mfite, ati mbabarira rwose. Ubwo ngubwo bakomeje barwana aho ngaho. Abwira ati njye ntago nshaka iyi mikino, ati ntago ndi Lee Jenge, ati kandi mbabarira nta n'inkovu mfite. Disi umuhungu nawe yari akomeje kuduterera umukobwa agahinda ahangaha. Ubwo umukobwa niko kuba yakumva amagambo ari gukomeza kuvugwa n'umuhungu uri aho ngaho, aba yakumirwa. Ubwo ngubwo nawe yatangiye kuba yakibaza ati se ubu ngubu sindi kurenganya umuhungu w'abandira? Ubwo ngubwo nuko yamurebye arangije abona nigweja, ahitamo kuba yakikatira arigendera. Ubwo ngubwo muri ako kanya yaciye bugufi atoragura ka gakapu kiwe, ndetse ubwo bazaga binjiramo aho ngaho mu nzu, muribuka ko yari yagataye hasi, arangije aba yakamuhereza. Ubwo umukobwa aramubwira ati nanjye sindi kuba nakunda ukuntu uri kunyitwaraho, ati wakagombye kuntwara nk'uko ndi kuba nakitwara ukanyereka ubusazi bw'umugabo. Murajye munyumvira amagambo y'umukobwa uri ahangaha. Ubwo ngubwo ntibwatinze bwarije baratwereka yaje ahangaha ari kuba yagenda yihishe mu joro mu mugoroba. Sinzi ngo ari kuba yajya hehe cyangwa se ngo ari gupanga kuba yakora iki. Icyo nkusaba ni ugukomeza gukurikira iyi nkuru ukamenya aho yatangiriye n'aho igeze, ndetse ugatanga n'igitekerezo muri komenti
ukaba watubwira ukuntu uri kukumva. Ubwo ngubwo yatangiye kuza nyomboka gake no mu cyumba cy'umusore ngo ba. Ubwo ngubwo icyo yashakaga kwari ukumekinga shuwa ko umusore afite inkovu, kuko yari ari gukomeza kuba yamwihakana amubwira ati njye ntago ndi rije ngo ukeka ko ndi we. Ubwo ngubwo ni uko nguko yatangiye kuba yamanura agapira gake ari kugira ngo abe yareba. Ubwo muri ako kanya ari abarakangutse ati ho, ati ho, ati wowe, ati bite kuri aha ngaha, ati sinakubwiye kurara hirya iriya ko ndara njyenyine, ati uranshakaho iki, ati ngiye kuba navuze induru munyumvire umuhungu uri aha ngaha. Ubwo umukobwa aha ngaha nawe yatangiye kuba yamubaza ati se, atari ku bundi, ati nubwo tubana aha ngaha twakoze ngo mariage itemewe, ati wigeze ukundaho umuntu ukaba wamubura ngo wumve ukuntu bimera? Ati rero nanjye, ati nta mahoro ngomba kugira ntaramenya neza niba ufite tatuwaje ku mubiri wawe. Ubwo ngubwo batangiye kuba barwaniramo aho ngaho mu cyumba. Atangira kuba yafata umukobwa mu ijosi. Ubwo umukobwa niko kuba yamubwira ati ariko atuzi ko uri kumbabaza shehi. Ubwo ngubwo niko umuhungu yamurekura. Arangije aramwitegereza, bose bararebana. Gusa yari yagize umujinya muri uwo mwanya, ariko uvuga ati ubundi kubera iki mbana n'umuntu utabasha kuba wanyiyereka ngo mumenye. Ubwo ngubwo nuko yatangiye kuba yakongera kumwendereza. Umusore nawe areba ibyo umukobwa ari kuba yamukora, aravuga ati ariko ubundi uyu mukobwa nzaba namukizwa n'iki? Niko kongera kuba yamubwira ati ngende kaniryamire, ati ndashaka kuba nakiryamira. Ubwo ngubwo niko kuba yamwegerera amubwira ati se, ariko ubundi wampaye ibyishimo? Ubwo niko kuba yamubwira ati nta burenganzira mfite bwo kuba naguha ibyishimo muri aka kanya, ati nta kintu naba nagukorera, ati kandi uze kuba wihanganye, ati ntago byakunda. Ese ubu ngubu abaye ari wowe musore uri aha ngaha, iyi situwasiyo wayitwaramo gute? Waba wabigenza ute? Ubwo umusore wacu aha ngaha nawe yari yarakomeje kwifata yarabaye ibamba, ariko kuba yamubwira ati ubu ni gute natanga ibyishimo cyangwa se naguha ibyishimo kandi uzi ko twakoze ubukwe butemewe? Ati kandi ikindi ntabwo ubukwe twakoze bunyuze mu mategeko. Ubwo katangiye kuba kamuganiriza akamubwira ati ariko nubwo uba uri gukomeza kwifata, ati ibyawe bizajya ahagaragara rimwe nzakumenya, ati ariko ubundi harya ukunda kumpamagara gute? Ubwo umuhungu niko kuba yasubiramo ati nkunda kuguhamagara ngo sisi. Karangije kararakara kamukubita ikintu ku jisho, karamubwira ati ngewe ndanigendeye, ati sigara uryamye mu buriri wenyine, ati kandi nuza kuba wankenera, ati ntuze kumpamagara kuko ubu ngubu nanjye nakurambiwe, ati sinkigushaka. Ubwo ngubwo yasigaye aho ngaho nawe ari kuvuza induru aho ngaho mu cyumba. Niko kuba yatangira arahaguruka, aravuga ati ariko uzi ko akaginga kambabaje wana? Ubwo ngubwo niko kuba yatangira kuba yagatuka, ariko uvuga tuzi ko kari agacucu, ikintu kankubise ku jisho cyambabaje, ati nari kuba nakishyuye, ati nari kuba nakishyuye, ati ariko ntago byakunze. Ubwo ariko muri ako kanya nawe yatangiye gukomeza kwireba nk'umuntu wese ubana n'umuntu aho ngaho mu nzu. Yatangiye kuba yakibaza ati ariko inkovu akomeza guhora mbaza ati niyibiki? Ubwo ngubwo muri ako kanya kiri muri dushe, yaramwinjiranye, aza areba gutyo yarakaye. Twe turabizi byabaye kuko baraye barwana mpaka kugeza aya masaha batarumvikana. Ubwo ngubwo niko kuba yamubwira ati se ugarutse kuba warwana? Ati ko nabonye uri indwanyi, ati kandi jyewe, ati ntago nakomeza kubana nawe mo hano, ati watangiye kuba warara uri kunkubita, ati urabona wowe byashoboka? Ubwo ngubwo umukobwa nuko yamwegereye, arangije aramubwira ati se wambabariye ugaceceka ko nishakira kuba nafata isume, ati sanga turi si muri dushe. Ubwo ngubwo nawe niko kwitegereza, abona umukobwa yaje kwitorera isume ngo ajye kuba yakora isuku muri uwo mugoroba. Ubwo ngubwo byaramucanze, aravuga ati ariko buriya hari
wasanga ndi kuba narota. Ubwo ngubwo umukobwa nawe yaraje, ndetse mwibuke neza ko yari agiye mu bwogero bwari aho yari ari, ndetse n'isume yazanye yari iye ubwo yafashe umusatsi wiwe. Aravuga ati ngomba kujya gushaka ibisubizo by'uyu musatsi kwa muganga, bakaba bankorera DNA yazo, nkaba namenya uriya musore ni nyabaki. Ndetse turashaka kuba twamenya Lijenge nawe ari kuba yavuga yari muntu nyabaki cyangwa se yari inde. Ubwo ngubwo barakwereka bwarakeye. Mu gitondo yabyutse yikanda rya jisho, ari kuvuga ati ati ku mugoroba sha warunyishe, ati warunyishe. Ubwo mu gitondo cya kare yabyukanye ibipapuro aza kubwira ati we nutaza gutuza, ati ngo umpe amahoro, ati ubu ngubu turaza kuba twarangizanya. Ubwo yibutse ibyabaye mu ijoro, ndetse yibuka n'ukuntu yakomeje kuba yamubangamira, ashaka ngo kuba yareba inkovu iri ku mubiri wiwe. Ubwo ngubwo yari ari kuba yamubwira ati urasinya kuri ibyo bipapuro ko utazongera kuba wambangamira kandi ugiye kujya urara mu cyumba cya wenyine, nanjye nkaba narara mu cyanjye nyine. Ubwo ngubwo kari kumubwira ati se mbaye mbyanze byagenda gute? Ubwo niko kuba yakongera akamubwira turibuka ukuntu wansanze no muri dushe, tureba ukuntu ijisho ryanjye warigize. Ubwo ngubwo aramubwira ati ibyo ngibyo nagukoze byari ngombwa, ati kandi byari ngombwa cyane, ati gute njye nawe tubana mu nzu imwe tukaba turara mu byumba bitandukanye. Ubwo niko kuba yamubwira ati ngewe aya masezerano yawe ati sinyemeye, ati sinshaka kuyasinya, ati njye ndashaka kubana nawe mu mahoro kandi tukajya tubarana. Ubwo ngubwo niko kuba yamubwira ati ubwo nutabikora ndabwira Chief Wanga ajye kuba yagushakira indi aparito mubamo, ujye uba wenyine cyangwa se urare wenyine, maze tuze kuba twahura mu gitondo. Ati ndakeka ibyo byumvise. Ubwo ngubwo katangiye kuba kamubwira ati se uri seriye wabikora? Ubwo umusore niko kuba yamubwira ati yego nabikora kandi cyane, ati kandi byakunda. Ubwo ngubwo muri ako kanya yari amaze kuba yafata umwanzuro ari kuvuga ati ngiye kuba nakuvana muri uru rugo. Ubwo ngubwo agiye kuba yagenda, umukobwa yaramugariye ati se bahavure kugenda, arangije afata ya masezerano aba yayasinya, atari ko dukomeze tube turi kumwe aha ngaha. Ubwo ngubwo yarongeye aramwitegereza agiye kugenda, arangije aramubwira ati ariko ubundi waretse kwakitinga nk'ikigwari, ati ko uri umuntu mukuru, ati ubundi uri kwigira ibiki? Ubwo niko kuba yamubwira ati se nyuma yo gusinya amasezerano ati ugiye kongera kuba wambangamira? Aramubwira ati oya, ati ntabwo ari ibyo nashakaga, ati ahubwo ndashaka kuba nagusaba imbabazi, ndetse kandi umbabarire ubikuye ku mutima. Ubwo ngubwo niko kuba yafata umuti ari kumubwira ati reka nkusigire kuri iryo jisho, ati dore n'ubundi ni ngewe waryangirije. Ubwo ngubwo yaramubwiye ati byihorere n'ubundi utambabaza, ati wowe nakubonye ntago nakongera kwemera kunyegera cyangwa ngo unkoreho. Ubwo ngubwo nuko yisize umuti. Agakobwa kari kumubwira ati nibyo wigira, njye nawe tugomba kuba twabana muri uru rugo kandi tukaba twarubana mu mahoro, ati kandi ati ntaho nzajya, ati uko wambwiye ko uzarinda umugongo wanjye, ati nanjye ubu ngubu niyemeje kuba narinda umugongo wawe. Ubwo ngubwo muri ako kanya yakomeje amubwira ati ibyo byose uri kuba wakikora, ati vuba aha ngaha ndaza kuba namenya ibisubizo by'ibibazo mfite, ati kandi uze gukomeza kwicunga utaza kuba wabiburiramo ibyishimo, ati muri aka kahe ufite umwanya buri kumbabaza, ati ariko ninza kuba nabimenya, ati ndaza kuba nakwishyura. Ubwo nuko yamubwiye, arangije arakata arigendera, asigari ahagaze aho ngaho. Barakwereka muri ako kanya yazaniye amasezerano Chief Wanga, aramubwira ati ngewe nayi twasinyanye ko buri wese agiye kujya bukwe noneho atazongera kuba yambangamira. Ubwo ngubwo nibwo yatangiye kuba yabwira Chief Wanga atari ko ubundi wamuzana aha ngaha atakaba yakora, ati hari icyo bitwaye? Ati ntacyo rwose.
ubwo muri ako kanya bakirimo baraganira baratwereka ahangaha yabashije kuba yakinjira ndetse yinjira muri ubwo buryo. Ubwo ngubwo baramubonye atangira kuba yabwira Chief Wang ati uri kumubona gute noneho, ati kaje yarakaye. Chief Wang niko kuba yahindukira abona umukobwa nawe yazindukiye aho ngaho. Ubwo ngubwo Chief Wang niko kuba yababwira ati kambe ngiye ndaza kuba nagaruka. Ubwo nuko Chief Wang yagiye ndetse umusore asigaramo aho ngaho ari kumwe na Yima aho ngaho muri biro. Ubwo ngubwo nawe yakomeje kwitegereza Chief Wang asohoka aho ngaho. Ubwo nta wamenya ibyo yari ari kuba yakibaza. Ubwo ngubwo niko kuba yamubaza ati se wamukunze uriya musore ngo mbe naguha pase. Ubwo ngubwo niko kuba yahindukira aramubwira ati se wowe uri kuba wambaza iki, aturambaza iki. Ubwo ngubwo batangiye kuba bavugana aho ngaho. Ari kumubwira ati ko gisa, n'undi nawe ati wanshimye, ati wanshimye. Ubwo ngubwo nuko batangiye kuba baburanira muri aho ngaho muri biro. Yongera kuba yabwira ati se waretse ngiye nkaba nareba, ati ukuntu mba nagukorera aha ngaha, ati hari ikibazo. Ubwo ngubwo yatangiye kuba yamubwira muri ako kanya ati hari ibipapuro ugomba kubanza kuba wakuzuza, ati kugira ngo ube watangira akazi aha ngaha muri kampani yacu. Ubwo ngubwo nuko yatangiye kuba yamubwira. Aramubwira ati nta mpamvu yo kuba nakuzuza ibyo bipapuro, ati ngiye akazi ndaba nagatangira. Ubwo yatangiye kuba yamubaza ati se urumva watangira akazi ryari. Ubwo ngubwo nawe yakomeje yiyumvira muri ako kanya ahagaze aho ngaho aramubwira ati ndatangira akazi aka kanya. Ubwo ngubwo yahise amubwira ati ngaho nkorera ikawa. Ubwo ngubwo agiye kuba yamuzanira ikawa cyangwa se agiye kuba yayikorera amubaza ati se ukunda ubuhe bwoko bw'ikawa, ati ni iyihe kawa ukunda abe ariyo mba nagukorera ize kuba yakuryohera, naza kuba nazaniye udakunda. Ubwo ngubwo umusore yaramubwiye ati ndashaka irimo shokora ndetse irimo na twa strawberry. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yamubaza ati se nawe ukunda irimo shokora na strawberry. Ubwo niko kuba yahindukira n'amatsiko menshi aramubaza ati se kubera iki uri kumbaza uko nguko, ati ngiye nyine ndimo kuba nakubaza ati ukunda irimo shokora na strawberry. Ubwo ngubwo aramubwira ati yego ni uko nguko bimeze. Ubwo agakobwa kaguye mu kantu muri ako kanya kari kwibaza ati se nawe akunda shokora irimo strawberry y'ikawa. Ubwo ngubwo umusore byaramucanze akomeza kuba yakwitegereza umukobwa. Arangije aramubaza atari kurushaka kugera ku ki. Ubwo niko kuba yamubwira ati nabirenze boss, ati ubu ngubu natangiye kuba nakwita boss kubera ko utangiye kuba wankoresha ndetse uzajya umpemba. Ubwo ngubwo muri ako kanya karagiye kazana ikawa ndetse kayizana mu icupa kakundaga guhera muri jenge ikawa. Ubwo umusore niko kuba yamubwira ati kubera iki nzaniye ikawa muri bine. Ubwo umukobwa aramubwira ati se hari icyo bitwaye. Umusore aramubwira ati ntacyo. Ubwo muri ako kanya murabizi gakunda kuba kagira ubucucu n'ubugoryi bwinshi. Kazanye ukuboko karangije kagushyira ku meza, karangije gashyiraho umutwe gatangira kuba kakitegereza umusore. Ubwo ngubwo kari kuvuga ati ariko uri cyiza mama shenge we, aturi cyiza. Ubwo umusore nawe yatangiye kuba yamubaza ati se urandeba iki wowe, ati urandeba iki, ati ko gisa, ati wanshimye. Ubwo ngubwo mu kuba kahaguruka kahiritse ya bine cyangwa se ya container mu cyongereza. Ubwo umusore aba yayifata, karangije karabibona. Umusore nawe ntiyabitindaho nako karicecekera. Ubwo ngubwo mu kanya karongera kaba kasunika ya container. Umusore arongera arayifata. Ubwo umusore arangije aramubaza ati se iyi ni imikino nyabaki urimo, ati se biri fani, ati biragushimishije, ati rero ngewe, ati ngewe ndetse, ati ndi mu kazi kandi sinzi niba nawe uri kubibona, ati sinzi niba waba ndetse.
ubwo ngubwo kagiye kuba kagenda karongera karamukanga, ariko umusore ntiyabyitaho. Karangije gatangira kuba kagira ubwoba, karavuga ati ariko ahari banza ndi kuba nabangama. ubwo umusore nuko yahindukiye akareba, nako karakomeza karamureba, ndetse nuko nguko bakomeje kuba barebana. ubwo Lee aramubwira ati ntago nkumushaka ahangaha ngo ube uri kuba wambangamira. ubwo ngubwo muri ako kanya bakirimo aho ngaho, hari undi mukobwa winjiye aza areba uko nguko. umukobwa ahangaha bari bamwise Yuku yinjiye avuga ati Lee, ati mugabo wanjye. ubwo ngubwo Lee nawe niko kuba yakikanga, ndetse umukobwa yinjiye akubita urushyi Lee aho ngaho. ubwo ngubwo Lee nawe wari ugiye yatangiye kuba yagaruka, aravuga ati ibingibi ni ibiki bitangiye kuba byaba ahangaha. ubwo ngubwo Yuko niko kuba yatangira kuba yamubwira ati ariko wowe uri kwibaza iki? ati ubukwe bwacu buri ejo bundi, ati none uri ahangaha muri biro, ati wiberaniye n'undi mukobwa. ubwo ngubwo Lee yatangiye kuba yamubwira ati uyu nguyu ni sekereteri wanjye mushyashya. ubwo Yuko niko kuba yatangira kuba yamubwira ati se nta kuntu washaka undi musekereteri utari uyu mukobwa? ubwo ngubwo Lee niko kuba yamubwira ati uyu nguyu niwe twabashije kuba twabona, ndetse uhuye n'ibyo dushaka kuba twakora muri kampani yacu. ubwo ngubwo yatangiye kuba yamubaza ati se uyu uza gukubita we ninde? ubwo ngubwo Yuko niko kuba yahindukira aramubwira ati njyewe, ati ndi umugore wiwe. ubwo ngubwo yatangiye kuba yakibaza ati se umugore wawe? Lee aramubwira ati ntabwo turakora ubukwe, ati turacyari guteretana, ati ariko ntabirenze. ubwo muri ako kanya Yuko yumvisha amagambo avuzwe n'umusore Lee aho ngaho, atangira kuba yavuga ati se nuko nguko uba uri kunyihakana imbere y'abandi? ati se ntabwo uzi ko dukundana? ati kandi ejo bundi urabizi dufite ubukwe. ubwo Lee niko kuba yamubwira ati ariko Yuko wasaze, ati wagabanyije amagambo ndetse n'uwo mujinya wawe. ubwo Lee niko kuba yamubwira ati ariko se uyu muntu wawe ko mbona akaze we? ubwo ngubwo Lee agiye kuba yavuga, nawe amukubita urushyi aho ngaho, aramubwira ati ariko imikino yawe urimo ubundi ni iyihe ko ntayizi? ubwo Yuko avuze, aramubwira ati ziba aho ngaho nawe, ati ziba mvira ku mugabo. ubwo ngubwo Yuko agiye kongera kuba yavuga, Lee aramubwira ati ariko mutuze. ubwo ngubwo niko kuba yatangira gutongana na Yuko, amubwira ati ariko ubundi wowe urambaza iki? ubwo ngubwo abakobwa batangiye kuba barwanira aho ngaho, dore intambara iri kuba yarwana n'abakobwa barwanira umugabo. ubwo ngubwo muri ako kanya umubodyguard wari aba arinjiye Wanga, nawe yinjira mu rugamba barabakiza. ubwo ngubwo yatangiye kuba akabwira Lee ati Lee windwaza umutima ndakwinginze, ati reka nkubite iyo nshinzi. ubwo Yuko nawe ahangaha yari yasaze, ari kuvuga ati mureke nkubite irandaye ishaka kuba yantwarira umugabo. ubwo nuko nguko babasohoye, ndetse bamusohora aho ngaho kuko yari ari kumukurwana, ari guteza akaduruvayi, ndetse ashaka kuba yarwana na Yuko. ubwo bodyguard Chief Wanga nuko yamusohoye. ubwo kageze hanze gatangira kuba kamubwira ati ariko ubundi ubu sinasazera. ubwo Wanga niko kuba yatangira kuba yamubwira ati ariko wowe urabona ukuntu uri kuba wakitwara, ati urabizi neza ko uriya mukobwa atagiye kuba yashakana na boss wawe, ati kandi ikindi wowe uri sekereteri, ati ntabwo uri umugore wa boss. ubwo Chief Wanga yatangiye kuba yamwegerera amwongorera ati we jya mu rugo ubanza ube waruhuka ukire ubwenge ku gihe, ati ubundi uze kuba washaka izindi kriteriye cyangwa se kategori uba wabikoramo, ati ndabizi uraza kuba wakigarurira umutima we, ati wowe ugenda ubikora uko nkubwiye kandi uze kuba wabikora utuje, ati ushyiremo n'ubwenge bwinshi, ati naho ibyo kuza ahangaha ugatangira kuba warwana n'uriya mukobwa Yuko, ati bigaragara nabi, ati kandi byagaragarira nabi n'abandi bantu, ati kandi urabizi iyi kampani yacu ni kampani ngari ndetse igiramo n'abashoramigabane benshi. ubwo ngubwo yatangiye kuba kamubwira ati igorata, ati zikuze ubwenge, ati ngomba kuba nabikora uko nguko,
ati kandi nkabikora binyuze mu mucyo. Ubwo katangiye kuba kamubaza ati ariko ubundi uriya mugore yuko amaze igihe kingana icyangaha. Ubwo ngubwo niko kuba batangira kuba bakiganirira. Ubwo Riyi atangira kuba yamubaza ati ariko umuntu bita Lijenge waba umuzi? Ubwo ngubwo Wanga yatangiye kuba yagwa mu kantu avuga ati se Lijenge ni uwa hehe? Ati uwo nguwo ntago muzi. Ati ntago muzi pe. Ubwo ngubwo amaze kuvuga gutyo kayikumvishe gasebye niko kuba katangira kuvuga ati mumbabarire ntibeshye. Ubwo Chief Wanga nawe niko kuba yamubwira ati ntacyo bitwaye wowe tuzamo, ati ujye kuba waryama uruhuke, ati kandi ugabanye izo stress. Ubwo ngubwo Kayi katangiye kuba kamubwira ati se hari ikintu ndi kuba nabura? Ati ndi kumva hari ikintu mbura muri njyewe, ati kandi ndi kumva ntatuje muri iyi minsi. Ubwo Chief Wanga niko kuba yamubwira ati nizo stress uri kuba wakitera, ati kandi wakagombye kuba wazigabanya, ati ikindi kandi ndabona nta n'ikibazo ufite, ati nta n'icyo utwaye. Ubwo ngubwo muri ako kanya Chief Wanga batangiye kuba bamuhamagara aravuga ati ndi hasi ndi kuzamuka, ati ngiye kuza kuba nakureba, ati nuko hari umuntu nari mperekeje aha hasi, ati ariko ngiye kuba nagaruka hejuru. Ubwo ngubwo bakomeje kuba bamubwira ndetse Chief Wanga akomeza acecetse muri ako kanya ari kuba yakumva ibyo ari kuba yabwirwa. Sinzi nuba ari amategeko yahe bari kumuha. Arangije arikiriza ati yego sa, ati ndaza kuba nabikora ngiye kuba nazamuka hejuru. Ubwo ngubwo nuko Chief Wanga yabaye yava aho ngaho. Barakwereka ari yatashye aha ngaha ubona ko atishimye ndetse nk'umuntu umaze iminsi ari guca mu bintu byinshi, ndetse ari no kuba yabazwa ibintu atazi, ndetse dore ko bari kuba bamubaza n'inkovu kandi ntayazi yatashye byamucanze. Ubwo aha ngaha umusore Lee yatangiye kuba yahamagara muganga amubaza ati ariko amakuru nakubwiye kuba wanshakira ajyanye n'urupfu rwa Lijenge atageze hehe? Ati uri kumbwira ibiki? Ati ni gute wambwira ko umuganga washatse ibimenyetso ndetse wakoze no kw'ubushakashatsi ku rupfu rwiwe yaba yarabuze? Ati komeza ube washaka, ati ibindi bisubizo ube wabimpa, ati kandi ubimpere ku gihe kuko ndabishaka, ati kuko ubu ngubu ntago nzi ibyo ndi kwerekeramo naho ndi kuba najya. Ubwo ngubwo niko kuba yafata akaroso arakitegereza. Ubwo yari agiye kuba yakisukura ariko nawe yari yacanganyikiwe ari kwibaza ngo ndinde. Ubwo ngubwo barakwereka mu gitondo, ndetse mu gitondo cya kare Lee yabyukiye aha ngaha, yabyukiye kwa muganga azabe yaganira na muganga yumva ibyo muganga aba yamubwira, ndetse kuko yari yatangiye kuba yakibaza ibintu byinshi naho amatsiko yamwishe. Ubwo ngubwo ari muri icyo gitondo yabyukiye aho ngaho aje kuba yahura na muganga, arangije abufata ibyicaro aho ngaho aricara. Ubwo niko kuba yabaza muganga ati se waramutse? Barakwereka yatangiye gufungura ya briefcase, kumbe bwa buroso yarebaga ntago bwari ubwiwe. Yatangiye kuba yabwira muganga ati dore ngibi nabizanye, ati se test cyangwa se gupima birangira mu minsi ngahe? Muganga niko kuba yamubwira ati minsi 3 kugera kuri 5 biba birangiye. Ubwo ngubwo umusore Lee agiye kuba yasohoka aramubwira ati ntibize kuba byatinda, ati uranyumva neza? Ubwo ngubwo nuko muganga yamubwiye ati alright, ati ndakumva neza, ati ndakumva 5 kuri kagenzi kako. Ubwo ngubwo nuko Lee yasohotse ndetse acunga neza ko nta muntu wamubonye. Ubwo muri ako kanya akimara kuba yasohoka nyiragasazi wacu Yi nawe yakomeje yinjira ndetse aza akebaguza yihinduranyije aza areba ko nta muntu uri kuba wamureba. Ubwo ngubwo nuko yaje aza akebaguza areba neza ko nta muntu uri kuba yamureba. Arangije abwira muganga wari urimo aha ngaha ati ceceka utaba wateza urusaku. Arangije afungaho gake ndetse yegekaho gake ubona ko hari icyari kimuzanyemo aho ngaho. Ubwo Yi nawe yaje yegera wa muganga aho ngaho, ndetse muribuka neza ko aka kanya amaze kuba yakinjiramo aha ngaha Lee nawe amaze kuba yasohokamo. Ubwo yaraje azana, muribuka ko yakuye umusatsi mu busume yari arangije abaza Dr. se ubu ngubu bizafata iminsi ingahe gufata DNA test? Ubwo muganga yaramubwiye ati ni iminsi 3 kugera kuri 5.
urumva yaramuhaye iminsi imwe niyo ari umugabo wiwe cyangwa se uwo witwa ko bakoze ubukwe butemewe n'amategeko. Ubwo ngubwo niko kuba nawe yasohoka. Arangije aramubwira ati gira vuba kandi ubikore wigengesereye, ati nzaza kuba nabyitorera. Ubwo ngubwo Dr yaramurebye aravuga ati si abantu bari mu bikira, ati abo bantu bari gukina imikino nyabaki, ati njye ko ntari kuba namenya imikino bari kuba bakina ngo yitwa ngo iki. Barakwereka mu cyakare yabyukiye ku kazi abaza Lee atari ko wanshakaga. Ubwo Lee atangira kuba yamubwira ati uribuka wa muntu wambwiye ko kuva muri Blue Ocean Group batakwemera ko tuba twabonana, ati namenye amakuru, ati urabizi ko abakunda kuba yakina puru cyangwa se biyare, ati reka tube twamusanga ahantu akinira biyare, ati kandi ejo saa 5 azaba ari aho akunda kuba yakinira biyare, ati reka tube twajya kumureba. Ubwo ngubwo yarishimye aramubwira ati nyuma na nyuma, ati tugiye kuba twakora indi projet kandi ndizera neza ko tuzakuramo amafaranga menshi. Ubwo yari atangiye kongera kuba yazana inkundo, arangije ariko ahita yigarura aba yatangira kuba yamubwira ati sorry. Umusore ari waramubwira ati ubu ngubu turi muri business nta ribi, ati kandi wibuke ko ibyo kuba wa designinga za jewelry ari ibyawe, tugomba kuba wabikurikirana kandi neza. Ubwo ngubwo wakira uwo musore baramuhamagaye, arangije ahita atangira guhisha telefone yihuse abwira ati ubu ngubu ndatekereza akanya kawe ko gusohoka kageze, ati ubu ngubu wagenda. Amaze kuba yasohoka ari gusohoka aho ngaho, umusore aritaba ati hello. Ubwo muganga arangije aramubwira ati ibisubizo bya DNA waje gushaka, ati byasohotse. Ubwo muganga muri ako kanya yahise yohereza n'umukobwa message amubwira ko saa 8 ari buze kuba yajya kureba ibisubizo by'ibyo yajyanye kuba yapimisha ko byabonetse. Ubwo yahise agaruka atangira kuba yabwira aramubwira ati se wanyihanganiye ko saa 8 ntari buze kuba naboneka, ati mwiyo nama mukaza kuba mwayikansolinga. Ubwo yatangiye kuba yamubwira ati se urumva ibyo bintu nabibwira nde, ati wowe washobora kubyibwirira abantu bose hano muri company kutari buze kuba wajya mu nama ya business, ati urumva ibyo bintu bikunda. Ubwo yatangiye kuba yamubwira ati ibi ngibi ni iby'ubuzima bwanjye. Ubwo ngubwo nawe niko kuba yamubwira ati nanjye mfite ibyo ngomba kuba nakurikirana, ati kandi njye ubu ndagiye none ahangaha, ati njye nta kanya ko kuba natinda ahangaha mfite. Ubwo niko kuba yakomeza agenda ari kwirebera kuri telefone, umukobwa nawe akomeza asoma message ngo abe yayirangiza arebe ngo ni ibiki. Ubwo ngubwo ni uko nguko yasohotse aho ngaho. Turibuka neza ko yari yajyanye uburoso bw'uwitwa mukuru we Lijenge ngo babe babupima ku bitaro. Barakwereka amaze kuba yava aho ngaho, umukobwa nawe yaje amukurikiye inyuma ndetse atangira kuba yarebura taxi ngo ibe yamujyana aho ngaho ku bitaro nawe. Ubwo barakwereka aha ngaha muganga yari yicaye ndetse yicaye muri ya ofisi yiwe bamusanzemo. Ugatangira kuba yahamagara ati Mr. Lee, ati ndabona wahageze, ati n'ibisubizo byawe ndabona byabonetse. Yatangiye kuba yamubwira ati ndabona aha ngaha umuntu bita Lee ndetse nawe Lijenge, ati muri biological parent, ati murahuje. Ubwo muganga yari atangiye kuba yamusobanuriraho kuri duke yaba yabonye muri DNA yaje kuba yakoresha. Ubwo ari gukomeza kuba yamusobanurira muri ako kanya. Ubwo aramubwira ati bitwaze cyane, ati ndashaka kuba nagera ku ntego, ati mbwira uri kurasa ku ntego, ati Lijenge nanjye, ati niki kibashije kuba cyaduhuza, ati wowe vuga urasa ku ntego, ati ibindi byo ndaza kuba nabyumva nyuma. Ubwo muganga niko kuba yavuga ati ayinya, ati twaza ibintu gakeya, ati reka mbanze ninywera no ku ikawa yanjye. Ubwo agiye kuyinywa asanga nako kashyizemo, aravuga ati ariko ubundi ibi ni ibiki. Ubwo ngubwo aho ngaho yari yicaye yatangiye kuba yamubaza ati sizi dokima zanjye nazanye, ati ibisubizo si byabonetse. Ubwo muganga ati yego. Ubwo niko kuba yaziterura. Muganga aramubwira ati n'ubundi zitware ujye kuba wazisomera n'izawe, ati n'ibyawe ibisubizo. Ubwo yatangiye kuba yasoma
ndetse ari gusoma ari aho ngaho. Ubwo umukobwa nawe atangira kuba yakinjira aho ngaho aramubaza ati uri gukora iki aha ngaha? Ubwo yumvishe umukobwa amubajije, ubwo aramubwira ati ndi hano ku mpamvu zanjye. Ati sinabikubwiye. Ubwo umukobwa aramubaza ati ese urarwaye? Ubwo niko kuba yamubwira ati hari ibyo njye kuba nareba ku mubiri wanjye bitari kuba byakora neza. Ati kandi nizere ko nta hantu mbangamye. Ubwo niko kuba yamubwira ati nta hantu ubangamye rwose. Ati uba ugomba kwita ku buzima bwawe ndetse ukabumenya n'igihe bwagize ikibazo ukaba wakihutira kuba wabuvuza hakiri kare. Ubwo ngubwo bitewe n'uko umusore yari amaze iminsi ari kuba yakitwara mu kazi, umukobwa yatangiye kuba yamubwira ati rega turabizi muri kampani twese. Ati nta mpamvu yo kuba wansobanurira. Ubwo niko kuba yamubwira ati ntabwo ari ibyo uzi. Ubwo umukobwa atangira kuba yamubwira ati ka turebe izo check-up zawe. Ubwo niko kuba yamubwira ati se ntabwo ari ibyo uri gutekereza. Ati tukanza. Ati nta n'ibyo mba naguha. Ubwo ngubwo yaravuze ati ubu n'ubundi turabizi twese. Ubwo niko kuba yatangira kuba yamubaza ati se ubundi wowe kubera icyo uri aha ngaha? Ubwo niko kuba yamubwira ati ngewe naje aha ngaha kuba nakipimisha. Ati ndumva mu nda hari kundya, ndumva ntameze neza. Ubwo ngubwo nuko nguko yamubwiye. Atangira kuba yamubwira ati nuba ari uko nguko bimeze reka tube twajyana muri check-up. Ati n'ubundi utsanze aha ngaha. Ubwo ngubwo niko kuba yamubwira ati muganga yagiye. Ati ndaza kuba nabikoresha. aramubwira ati nta ribi. Ati nanjye n'ubundi nta hantu ngiye. Ati ndaza kuba nakurindira. Ese murakeka abangaba ibyabo bizarangira gute? Ese murabona iyi nkuru amaherezo yayo ari ayahe? Ubwo ngubwo nuko yuko yaje inyuma abitegereza barimo bagenda uko nguko. Ngira ngo nkwibutsa kuba wadukorera subscribe kugira ngo utazabasha kuba wacikwa n'izindi episode, ndetse like na comment ni ingenzi cyane uze kuba wayisharinga iyi nkuru.